Rero uyu munsi twongeye twagarutse nanone ndi kumwe n'uwo mugabo nk'uko musanzwe mujya mutubona. Ni umunsi wa kangahe? Ariko uyu munsi ni tariki zingahe? Uyu munsi ni tariki 29. 29 z'ukwezi kwa 12. Yego. Rero aho bigana biragaragara yuko ebana umwaka turawutoboye. Umwaka turawutoye kabisa. Turawutoboye ariko so tuwutoboye gute ko mbone ibintu bikaze hanze hano, ibintu byakomeye. Wabibonye ko The Ben yavuye hanze? The Ben nambonye. Wabivugaho iki se? The Ben icyo nabivugaho nuko nyine yavuye muri Ottawa aho yari afite igitaramo gikomeye cyane. Aho yari kumwe yahuriye na Kenisoro bakoze igitaramo hariya muri Ottawa kidasanzwe. None se bino bintu mu busanzwe tusanzwe tubizi, iyo umuntu afite ubugenyi cyangwa afite ikirori babyeta aba ari umugenyi, aba ari iki? Umugeni cyangwa se ubukwe muri rusange. None se ko hari igihe umuntu ahabwa byibuze cyo guhagarika akazi kiwe akaba yakwitegura nk'umugenyi, akari ingendo zimwe na zimwe abakwiye guhagarika? Wowe bibona ute The Ben kuba ari gufata ingendo muri Canada iyo ubona nyine agenda bira bintu byumvute? Biterwa na organization y'ubukwe bw'umuntu runaka. Hari umuntu afite organization basanga se wenda team runaka nizo zibyitaho, wenda agakomeza ibikorwa byiwe, ariko izo team nazo zigakomeza ibyo bintu bijyanye n'ubukwe bwiwe. Team nyine kintu nge mvuga nk'umugenyi, hari ibintu birinda, hari n'iminsi bagutegeka kuvuga ngo iyi minsi ntago wemerewe kuba wakora ingendo zitari ngombwa, kwitabira ibintu sinzi ukuntu nabivuga, ibintu bya hato na hato, kuko ushobora gukora impanuka muri ibyo, ushobora guhura n'ibintu biba bitandukanye. We ibyo bintu kuba The Ben ari kwihininga, ubona yihininga nta rindi shusho bikoreka, nta kindi kintu bigutwara. Nta minsi yagenwe y'ubukwe ngo umuntu yo kubanza ngo umuntu yitegura ngo abanze yitegure. Numva igihe cyose wabona umwanya wawe wakora ibintu ushaka gukora. None se wakora ibintu ushaka gukora uramusuhuye n'impanuka akaguruka gacika utaragera ku munsi w'ubukwe bwawe, wabigenza ute? Izo mpanuka niyo utaba barazikora, niyo waba warazikuruza sizo mpanuka. Indi waba warazikuruye se ntabwo bizi ibintu hari uzarebe niyo mugiye mu ni kwa padiri ni hari ibintu babategeka bakaba bati muri iyi minsi ntago byemewe cyangwa nta nubwo ari byiza. Mbese ikintu birinda no kuba wahura n'ikibazo mu gihe ufite ubwo bukwe. Nose ubu wakora ubukwe kwa muganga, urumva ibyo bintu bishoboka? Cyangwa icyo mbaje cyo birashoboka, kuko n'ubundi ari gihe waba uryamye mu rugo n'ubundi ukaba wapfa cyangwa tukagacikana ku kaguru. Ibyo nyine ne ibintu utari mu nzira ugenda. Ibyo ne ibintu bibaho turabyemera, ariko ngiye biriyo kuntu mbibona bigaragare yuko The Ben ari umugore ari umugabo mu rugo rwabo, kuko niba we iminsi y'ubukwe igera akakomeza akahangana n'ibibazo, ubona ko ari nk'umuntu uri gushakisha amafaranga hirya no hino, kandi akagaragaza yuko ari gushaka ubukeri. Mbese sinzi ukuntu nabikubwira, ni ukuvuga ngo aramutse afite ukuntu yifashize neza, abona nta kibazo yagira na kimwe cyaba kibirimo, ntago yajya mu kwitabira ibiteramo hakurya za Canada he mu Rwanda. Ubu wasanga hari n'ikindi giteramo afite. Mbese aya magingo tuvuga ninde wundi muntu nabonye na Kenisoro yaje, ariko Kenisoro arigamaza amezi angahe? Kenisoro aramaza amezi 2 muri Ottawa. Ese iyo tuwa y'amezi 2 baho? Yaramaze amezi 2 ari mu giti. Nabonye arega nanone ntiwirengagize yuko burokwe bwa The Ben buzatwara kabo k'amafaranga menshi cyane. Wumvishe ko buzatwara miliyoni 100 z'amanyarwanda. Ayo mafaranga rero agomba kuyakorera. Agomba kuyakorera, se byo ne ibintu yateguye nta mafaranga afite. No kuba ngo harimo ibintu rimwe na rimwe twirengagiza, ariko biba bisekeje. Umenye ko yateguye ariko ari n'amafaranga azatakaza, kandi ayo mafaranga agomba kongera kugaruka. Hanyuma ariko amatuba ari kuboneka. Nabonye Kenisoro wavuye muri Canada yaritukuje. Bana Kenisoro no umuhungu umeze neza cyane. Bwa bugufi bwiyo no bwarushijeho kubaho. Ariko rabyemera ko yitukuje uriya muhungu. Nabonye yashyize na appareil mu menyo. Oya appareil yarasanzwe ayifite mbere yo kwagenda. None ikindi kintu cyanyishe, mbona n'umusaza Melody nawe ari hanze, sinzi ngo ari muri Amerika. Birabiti kira giteramo cya Bruce Melody ndura kivuga hiki. Kira giteramo cya Bruce Melody kizaba gikaze ko azaba ari kumwe n'uramusaza. Ntabwo karabira bintu nge nasanze ari ukubesha. No kuvuga ngo Melody yagize amahirwe aritigitiraho nk'umuntu, arebe n'abantu bajya bafata kandi ari ukubesha. No kuvuga ngo Melody yagize amahirwe, yumva agira kantu k'akakonexio gato. We yumvishe ngo bamutumiye muri Amerika, arabati rero ikintu gihari ngiye kubesha abanyarwanda ukuntu ngi natumiwe yari ibintu bikomeye bikaze, kandi mu byo kuri ngiye nkubwije ukuri. Wabonye iriya video ya Melody na Gayeri n'undi mugabo bari kumwe nawe? Oya ntago mbere video yagaragaye Melody akigera muri Amerika, ntago yigeze agaragara ari kumwe na Shaggy. Bagaragaye uburyo y'ikipe yabo abantu batatu bajyanye,
abo bantu warabitegereje uramenya bose? nabonyemo Coach Gael, umuntu wa Melody, undi muntu bavuga ntabwo yigeze mubona. uwo mugabo rero bavuga ni umugabo witwa Shasha Vibes w'umudirector ukora amashusho y'indirimbo kandi amaze n'igihe akorana na Melody, ngira ngo ni nawe umukorera. Gute wambwira ngo Melody yagiye mu giteramo akaba yafashe umudirector wo mu kindi gihugu akemera akamutegera akamujyana, uwo muntu agiye kudirectinga behind the scene y'ibiteramo? Ashobora kuba wenda agiye no gufata ama video runaka y'indirimbo zijya gusohoka. Ikintu cyamujyanye urabona Bruce Melody kuva yatangira gukora nta ndirimbo nimwe yarafite mu by'ukuri twavuga ngo yigeze indirimbo ngira ngo yafata